neza rwose wagize neza kubana nanjye mu biganiro byanjye bya buri munsi mugezaho ndabigushimiye biranshimisha cyane iyo nkora nkabona nibura hari abarebye ibintu byanjye cyangwa se hari ababikunze birashimisha rwose ndagushimiye nanone mboneraho kandi no kuguha ikaze muri iki kiganiro tugiye gusangira aka kanya. Iki kiganiro cyacu kigiye kwibanda ku bijyanye n'umutekano w'ibihugu bituye isi. Argentina, abenshi iyo bavuze Argentine bahita bumva igihangange Lionel Messi. Lionel Messi ni umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Argentina. Argentine, ese kuki mvuze Argentine? Argentine abenshi bayumva mo ubukirisitu, umupira w'amaguru, cyane ko ari naho Papa Francis akomoka. Ako se ko wari ukazi? Yego bibaye byiza kuba ukamenye, ariko si ibyo tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kugaruka ku gitwaro iherutse kumurika ejo bundi. Ni ikimodoka karundura kirimbuzi gishobora kwica abantu n'abarwa. Ni igitwaro karahabutaka gishobora kwica abantu benshi mu masegonda makenya. Ni ikimodoka giherutse kugaragazwa cyangwa se gutangazwa mu byumweru bishize. Abasesenguzi mu bijyanye n'intambara bakompiyarinze cyangwa se bagereranyije iki kimodoka n'ikindi cy'Uburusiya cyamuritswe mu myaka yatambutse nanone. Iki kimodoka cya Argentine cyitwa CP-30 de 127mm. Ni ikimodoka karahabutaka gishobora gusenya, kikarimbura, kikica ikiremwa cyose ndetse n'ibiremwa buzima n'ibinyabuzima byose bigiye bitandukanye. Aho ibi bisasu byacyo bishoboye kugwa bishobora kwica ikinyabuzima cyose mu masegonda atarenze 5 kikihagwa. Ni ikimodoka cyitwa CP-30 de 127mm. Ikimodoka cy'igihugu cya Argentine giherutse kumurikwa ejo bundi. Nyuma y'iki kimodoka havuzwe byinshi. Abantu benshi bibaza ukuntu iki gihugu gikomokamo Papa Francis nacyo gishobora kwibikaho ibi bitwaro. Yego wabyumvishe neza. Icya mbere ni amahoro. Amahoro niyo ya mbere, niyo abasha gufasha ibindi bikorwa byose gukorwa. Ni nayo mpamvu ibihugu byinshi ubona bishyiramo imbaraga nyinshi mu bijyanye no gucunga umutekano ndetse n'ubusugire bw'ibihugu byabwo. Yego, reka turebere hamwe noneho ikindi cya rutura. Ubwo ndavuga ikimodoka cy'Uburusiya nacyo cyaherutse gutangazwa mu myaka yatambutse. Icyo kimodoka cyitwa BM-21 de 122mm. Ni ikimodoka rutura cy'Uburusiya. Ni ikimodoka gishobora kurasa mu ntera isaga n'ibirometero 240. Iki kimodoka ahantu gicucitse cyangwa se ahantu kire kuri ibi bisasu byacyo akitwa akanyabuzima kose kahita kabura ubuzima nyine, kahita kasiga amagara, kuko ibi bisasu biba birimo ubumara ndetse n'uburozi. Byumvikana neza ko iyo bigeze ku kinyabuzima bihita bikivutsa ubuzima. Iki kimodoka cyaje kugereranywa n'iki ngiki cy'igihugu cya Argentina. Iki cy'igihugu cya Argentina twavuze ko cyitwa CP-30 de 127mm. Na iki ngiki cy'Uburusiya cyitwa BM-21 de 122. Ni ibimodoka bishobora kwangiza ubuzima bw'ikiremwa icyo ari cyo cyose kiri hano ku isi.
ndagushimiye wowe ukomeje kubana nanjye mu biganiro byose mugezaho. Komeza ugire ibihe byiza kandi nyabuneka musabira uhawe ukaronka kugira ngo ubuzima bwawe bukomeje kurushaho kugenda neza. Gira ibihe byiza, Imana ikomeze ibane nawe ndetse n'umuryango wawe. Ciao ciao.